niba wumva mutangiye guhararukana impamvu nuko muhora murongoranira muri iyo nzu umwaka ukarangira n'undi ukarangira nta handi hantu murajye barongoranire heza bajye bafata igihe basohoke bajye muri rogi nk'indaya zose nukuri umuhamagara uti sheri ko ngushaka uri hehe ndi mu rugo none se sheri waje nkakugurira akantu agusanga ahantu muri rogi none kubikorera abandi ariko erega ntatandukanira ako umubwiye uti ambara mini bigutwaye iki umubwiye uti shyiraho ya misatsi nagana nk'iyo yose bigutwaye iki umugira indaya erega none se ntabwo ugomba kuba indaya ku mugabo wawe ubundi umugore agomba guhora ari mushya umunsi ku wundi wereka umugabo ko hari icyahindutse wabaye mushya buriya abagore dukunda gusubiza amaso inyuma no kumenya amakosa twakoze ari uko umaze kumenya ko mukeba hari uzabwira ako uzicaza umugore wawe oya uzicaza umugore wawe umubwira utari ko mada ngiye gushaka undi nubona atagiye ku murongo do uzangaye jya kuzajya utuma umugore wawe wamwambitse mini inzara wazisize wakubisa amarangi ku munwa urebe ko utamurongorera muri rogi akaryoha kurenza n'indaya nukuri azajya kuryohera kurenza n'indaya none ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin nziza iri hano i Nyarutarama iyo wicaye muri no jardin ukaba uhicaranye n'umugore mwiza cyane nka Jennifer Uwamahoro data we Jenny urasa neza eka Jenny wasokoje neza Jenny wambaye neza merci ako merci bisobanuye iki ngo murakoze ko nge ntize bavuga merci nanjye nkavuga merci akiri bagire kibiri ngibyo nuko none ngambwira icyo none se ngenzi icyo bisobanuye nta ushaka waratubeshye wowe ibyo uvuga ngo ntabwo wize warize habe namba na gardienne kandi hakagira umuntu ubimbaza buri muntu wese amenya ibye nabivuze rimwe sishaka kuzabisubiramo uwumva afite ikibazo andirira amafaranga y'ishuri arebe ko ntajyayo oyase nukuri wajya mu wa mbere se cyane rwose najya kwiga akufite igikomere ahubwo ni muyakoteze muyamenye nge tuyakusa nuko uguha amafaranga wajya mu ishuri cyane biri serious ako subundi abo nge sinjya mvuga ubusa ariko gera cye najyayo nabuzwa n'iki ukajya kwiga cyane wakwigana n'abana buri wese amenya bato kuriya ariko se biniki ikunde ubona ukunda abandi kuko utariho nta wamenya ikikurimo utangiye kwikunda noneho mbere ntabwo avugaga ibintu nk'ibyo ngibyo ubu none nsigaye mbivuga niki cyahindutse mu buzima bwawe si gituma ubivuga none no kuba ndaha nabyo ni ikindi cyatuma mpinduka ni ikintu gikomeye cyane urasa neza pe nibihe tuyoborwa n'ibihe bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nyine ushobora gusa nabi bitewe n'ibihe urimo ushobora gusa neza bitewe n'ibihe urimo tuyoborwa n'ibihe ubu uri mu bihe byiza ewa Imana ishimwe cyane Jenny cyane ni ukuri pe none uzi ikintu gisigaye ni uguseka kuko nibwo bwa mbere nkubwiye ngo urasa neza ukavuga ngo merci nge rero ntabwo mpfa gusekerega ntabwo kandi nta n'ikintu bintwaye nase bakubwiye yuko iyo umuntu adatwite aruka cyangwa akagira iseseme nk'umuntu utwite kubera ko atatwise bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo nanjye iyo ntasetse ubwo nuko nteye ntabwo mba mbabaye mu kinyarwanda avuga ngo akari ku mutima gasesekara ku mubiri yampaye nka data ubwo umutima wawe ntabwo umeze nk'uko umeze inyuma udaseka nta kibazo abaseka bose baba bishimye ugira ngo abenshi burya akari ku mutima gasesekara ku mubiri pole ukuri oyese bimeze bite se mino misi nicyo uri kwishimira ndishimira ko ndiho kandi ndi muzima kazungu atampitanye hari ikindi umbaza yari kuguhitana hari ikindi umbaza ndakoza yari kuguhitana ntabyo nzi ariko abo yahitanye nabo abagore nkanjye gera wimbaza ibintu byinshi ariko kubera iki se tangira ikiganiro
Jenny jya umbabarira ubona we Kazungu yagushobora ubundi shaya atanshobora ko se hari umuntu udashoboka kubaho nta muntu udashoboka kubaho pe ntabwo yapfa kukwikoreza reka da ntibazakubeshye nta muntu udashoboka kubaho ubuse waba umugore woroshye ntoroha se mbuzwa n'icyo urabona nkomeye uzabibaza umugabo wanjye niba nkomeye cyangwa noroshye urabona nsumba abandi bose urabona ndi mugufiya nyuma y'abandi bose urabona ameze gute ndabona ari umuntu nyine ukomeye ahubwo uzi ko ushaka kuba wanziye ndabona ari umuntu ukomeye wowe niko byumva ariko ndi n'umuntu ukomeye ku giti cyanjye ariko kuko ibindimo ntabwo mbyumvisha abandi kuko nabo bafite ibyabo bibavuna ku mana yanjye seriye mvuze ko ukomeye naba nibeshye use Kazungu yapfa kukwikorereza ntabwo we wabimenya ni njyewe ubizi ko nkomeye wavuze ngo nzabibaze umugabo wawe gute niba nkomeye cyangwa noroshye ubwo sinzi njyewe ntabwo nzi ikinyarwanda ariko ndapfa kugerageza urakizi kuko uri umunyarwanda nkivuga nabi cyane Jenny hari umugabo uvuye hano ni umubosi ako si icyo nshaka kugambirira afite uyu mugore ndamukunda kweri iyo mva abantu bakubwira batyo ati uyu mugore ndamukunda kweri kandi b'ingeri zitandukanye abakomeye aboroheje ubyumva ute gukora iki oya ntabwo igitsina gore twaremewe gukundwa n'abagabo kandi twaremewe guhabwa sibyo ntabwo urukundo rujya ku isahani niba umbwiye ngo urankunda gira n'icyuma kuko abagore twe twaremewe guhabwa twaremewe gukundwa n'igitsina gabo sibyo nese ntabwo urukundo kandi ntekereza yuko abagabo benshi babwira umugore ngo ndagukunda niyo waba uri umugore w'umusambanyi niba ufite abagabo benshi bakubwira ngo ndagukunda uzaryamana n'ukunze ariko ntuzaryamana n'ugushaka kuko abagushaka ni benshi niba uri igitsina gore ukaba ukunzwe n'abagabo benshi kandi bose bagusaba serivisi yo kuryamana nabo wowe mugore uryamana n'ukunda ariko ntabwo uryamana n'ugukunze uryamana n'ushatse ntabwo uryama kuko bose bavuga imvuga imwe erega buraguteretwa kuvuga ngo umugabo yanterese kuvuga ngo umugabo yanyifuje ibyo ni mbese ngiye mbifata nk'umwana uvuga ngo dede ushobora no kubimbwira simbi agaciro kuko ariyo mvugo yanyu n'ubundi nibisanzwe ntacyo bikubwiye iyo umuntu akubwira ati uyu mugore ndamukunda reka ubwo si ubwo waba ari uwa mbere ubimbwiye cyangwa uwa kabiri ngaho Jenny reka duhite twitangira ku kiganiro cyacu tukabanza gusasira reka twinjiye mu kiganiro cyacu uyu munsi tugiye kuvuga ku bagore ubushize wavuze ukuntu abagabo bose ari indaya ngo yaba ari umupasiteri yaba ari umupadiri yaba ari umuntu ukomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa uworoheje ati abagabo bose ni indaya icyo kintu cyagihagazeho ariko kambaze mbwira abantu badukurikiye nujya wumva amagambo navuze niwumva nta ryawe ririmo ujya urita hasi nyiraryo azajya arifata ngiye mbwira injiji kuko nanjye ndi injiji simbwira abize kuko mwahuye na mwarimu sibyo ntabwo rero sinzi impamvu mutumva ikinyarwanda neza mujye mwumva ikinyarwanda neza by the way kandi mutazamvugisha icyongereza kuko sinize ariko Jenny wabonye abantu benshi bavuze bati nibyo abagabo bose ni indaya mu buryo bwawe wabivuzemo baragushyigikira pe ariko harimo abandi baje bakavuga bati ariko uyu mugore kuki ashaka kukubeshya ntabwo abagabo buriya rero reka mbanze ngusetse akantu kamwe abantu babirwanyije ni n'abagore ariko agiye naje gukora ubushakashatsi bwanjye nza gusanga buriya abagore impamvu mukunda kuvugira abagabo cyane muba mugira ngo mwikundwakaze mwerekane ko ari mwe bagore beza cyane kurusha abandi bantu kuko buriya nanone uza gusanga nanone iyo umugore n'umugabo bashwanye usanga abagore bagenzi bawe nibo bagira uruhare mu kugira ngo utandukane n'umugabo wawe sibyo noneho ugasanga umuntu arakubaza ngo ariko disi ngo ufite umugabo mwiza none se azagenda yikorera amakoreso y'abagore ku mutwe kugira ngo umenye ko ari umusambanyi ahubwo se umenya gute ko ari mwiza uzaze mubana umwaka
niho uzamenye ko ari mwiza. Ni ukuvuga ngo rero nta nubwo icyo kintu ntabwo ari abagabo bakigizeho ikibazo, abagore nibo bakigizeho ikibazo cyane kuko nibo bagiteyeho komanteri cyane. Ariko nyine biba ari mu rwego rwo kwikundwakaza kuko abagore ntabwo dukundana, sibyo? Abagore ntabwo dushaka kumva ngo mugenzi wanjye yagize icyo ageraho. Buri wese abarwana no kugira ngo yikunde, kandi noneho mu kwikunda kuko dukunda abagabo nereka abagabo yuko njyewe ndi mwiza kuruta uriya mugore, niyo yaba atari bukurongore, niyo yaba atari bugusabe serivisi runaka, ariko ushaka umwereke gusa yuko wowe uri mwiza kugira ngo wikundwakaze, sibyo? Hanyuma ukibaza impamvu wawe umwe yakunaniye ugashaka kugira ngo wereke abenshi ko aribo bagushobora, nabyo bikakuyobera. Abagore nibo bajya ibyo bintu barabikora cyane, ariko ni ukuri sinzi impamvu abagore badakundana, ntabwo nyizi. Kuko niyo ugeze icyo uvuga uri umugore, bagenzi bawe nibo bakugiraho ikibazo cyane kurenza abagabo. Ese kuki mudakundana? Ntabwo mbizi, ariko abagore ntabwo bakundana. Kuko reka ngoye nk'urugero rumwe rw'ukuntu abagore badakundana. Nubwo hashize hari umugabo arambwira ati uzambabarire, ati niwongera gukora ikiganiro, ati uzihangane byibura abagabo tuvugire, ati uzatuvugire, ati abagabo ntujye utuvugira, ati kandi abagore baratunaniye. None se wa mugabo we, erega iyo wambuye mugenzi wawe ubusa nawe uba bwambaye, uza amafuti ijya nifagira. None se ubwo ndamutse mvuze abagore bagenzi banjye urumva naba ntimennye inda? Waba wivuze se? Mba nivuze. Abagore mufite ibi bibazo? Reka ngo akantu kamwe. Umugore yari afite umugabo w'umusambanyi. Umugabo akajya kunywa ahantu mu kabari, akajya arembuza za nkumi, ati ngwino hano. Bukeye umugore aravuga ati ku ibi bintu umugabo wanjye uza saa 9 z'ijoro, nanjye wazamukorera aka kantu. Yakubisemo mini. Urumva? Akubitaho ya misatsi nagana mugani w'abagabo bo ntibazi nuko bitandukanye. Yabonye wambaye piranta bazi ko umugore afite imisatsi myiza cyane. Hari n'igihe ayigukundira mwagera mu rugo yabona ukiyambuye akavuga ati we se wa muntu nazanye ni igini. Noneho yambara piranta, akubitamo rinete, aravuga ati reka ngende njye kwicara hariya, nyine yigurira kamwe kandi ntiyanywaga n'inzoga. Umugabo baramurembuje. Amaze kumurembuza mwicaza, noneho umugabo nyine nawe urabyumva, ijwi ararihina rigira ukuntu. Umugabo aramutereta, undi nawe uko amugurira inzoga zimena hirya, undi uko azimugura zimena hirya, agaragaza ko ari kumwe. Arangije umugabo amaze gusinda aramubwira ati se waretse tugataha iwanjye ko ndi umugore ko nta n'umugabo ngira? Undi ati nta kibazo rwose, ati ko none se ko n'ubundi ngiye ntakujyana iwanjye, ati ngiye mfite umugore n'abana. Umugore yaramufashe amujyana iwe uko yagasinze, amujyana mu cyumba cy'abana. Bararyamana. Umugabo aramubwira ati kuva nabaho nitwa ngewe n'ubwa mbere mpuye n'umugore uryoshye. Kuva nabaho n'ubwa mbere mpuye n'umugore uryoshye, uraryoshye umeze neza pe. Urumva? Bwagiye gucya kwa kundi abagabo bibatura bakaza batubeshya ngo baraye ngo babafunze, ngo ribu ngo yabatayemo, ngo none ngo mu gitondo ngo baramfunguye. Ayibatuye abona icyumba ni icy'abashyitsi, aravuga ati se birashoboka ko inzu yabisa? Asohotse muri sarasanga niwe. Umugore aramubwira ati none se wumvise itandukaniriza ari irihe n'umugore wawe? Bivuga ngo rero wa mugabo we niba wumva ukeneye yuko umugore wawe asa nk'uko wabonye wa mugore asa, wemerewe kumwambika mini, wemerewe kumushyiraho iyo misatsi, wemerewe kumukorera icyo washimye muri wowe nawe wumva washimye, sibyo? Kandi indi nama nabagira, niba wumva mutangiye guhararukana, mujye mwongera musubire hahandi mwateretaniye bwa mbere, mwongere umwatereta undi bushyashya. Impamvu nuko muhora murongoranira muri iyo nzu, umwaka ukarangira n'undi ukarangira, nta handi hantu murajye. Barongoranire heza. Bajye bafata igihe basohoke bajye muri rogi nk'indaya zose. Nukuri ufata umugore mutware muri rogi, umuhamagara uti sheri ko ngushaka. Uri hehe? Ndi mu rugo. None se sheri waje nkakugurira akantu, agusanga ahantu muri rogi. None ko bikorera abandi ariko erega ntatandukanira. Aho kugira ngo uzane indayi muri rogi.
ako umubwiye uti ambara mini bigutwaye iki, umubwiye uti shyiraho ya misatsi nagana nk'iyo yose bigutwaye iki, ibyo ushaka ukabimutegeka kandi umugira indaya mbese. umugira indaya none se ntabwo ugomba kuba indaya ku mugabo wawe. Yes. Ubundi umugore agomba guhora ari mushya umunsi ku wundi wereka umugabo ko hari icyahindutse wabaye mushya. Ubwo sumva ikibazo atari cy'abagore rero, ikibazo si cy'abagabo. Ikibazo ni icy'abagore ikibazo umugore wese yamaze kugera mu rugo rwe ahita yirara akavuga ati ngewe urugo narugezemo uko byagenda kose byararangiye. Kandi nyamara ntukamenye yuko twatuntu wita tworoheje. Buriya abagore dukunda gusubiza amaso inyuma no kumenya amakosa twakoze ari uko umaze kumenya ko mukeba hari. Ikibazo rero namwe abagabo mugira ni ukutavugisha ukuri ngo mubwire uzabwire ako uzicaza umugore wawe. Oya uzicaza umugore wawe umubwire utari ko mada ngiye gushaka undi. Nubona atagiye ku murongo do uzangaye azakubera kwa kundi. Oya ayaye nta makuru mufite. Nyine dukora amakosa twebwe ariko ntube wicaza umugore wawe ngo umubwire utari ko giye iki niki kirambangamiye. None ukavuga uti none hari n'umugore ubwira nyine mukaguruka. Dore abana njemba niriwe mu bana mba nakoze ibi nibi bya bindi byose navugaga stress zikazamuka bururu bururu. None ugatekeza ko umugabo abireba. Ntabwo umugabo abireba. Ntabwo umugabo abireba. Katurikunda. Ariko wabwiye umugore wawe uti muri bimwe twakoraga ibyo twashyiragamo amafaranga none reka tubireke dushaka umukozi tujye tugera igihe tujye muri rojya kuzajya utuma umugore wawe wamwambitse mini inzara wazisize wakubisa amarangi ku munwa urebe ko utamurongorera muri rojya akaryoha kurenza n'indaya. Nukuri azajya kuryohera kurenza n'indaya. None erega mwebwe mumenyeranye systeme muzi ni ya yindi sibyo n'ahantu mwa muri di hamwe icyumba muraramo mukimazemo imyaka 5 mukinjiramo sibyo saro muriramo ni ya yindi. Icyambere cyo ishingi ibintu byose bikorwa muri urwo rugo bikorwa ko mwembi munezerewe. Iyo mutanezerewe rero nibindi byose birapfa. Mbere yo kwita ku mwana banze wite kuri nyina cyangwa banze wite kuri se kuko niyo maboko y'umwana. Adahari n'umwana yagira ubuzima bwiza. Bubi wabwira umugore ngo madame ndifuza ko usa n'indaya za ndaya zo mutubyino. Ariko niyo mpamvu rero ubona abagore babyara kabiri ukajya ugira ngo byaye inshuro 10. Ego sujya ngo nuko bari mubi. Sujya ngo nuko bari umugore utakwifata neza ngo yongera abe mushya. Reka da ahubwo ni yamyumvire yo kumva ngo nageze mu rugo umugabo wanjye anzi nsa neza yambonye nsa neza. Nyamara abagabo mwibuka akantu kamwe ba madamu. Yego umugabo yagukunze ni nayo mpamvu urukundo baruvamo vuba. Iyo agukunze agukundira akantu gatoya yakubonyeho ni nayo mpamvu urukundo rwabo rushira vuba. Ashaka kugukunda ko ufite umusatsi mwiza, ashaka kugukunda ko uhora usa neza. Iyo ugeze mu rugo rero ukabyara kabiri cyangwa gatatu ugahita usa nabi we rero ahita agendana n'ibikoze iki ako kana ntibigezweho sibyo ahita agendana n'ibisa neza. Ubwo rero ibyo bintu byo kwirara ngo ngewe ngo namaze kurugeramo ukumva ntabwo urabona umugabo wagize iseseme kubera umugore. Yewe data we ngo biba none batagira iseseme bakabaye bajya handi iseseme kazamuka yajya kureba ibere rigera gutya ngo iseseme kazamuka ari umugore wawe cyane. Niyo mpamvu nyine mubivamo vuba. Wabonye umukobwa ari umukobwa ibererera ahagaze arasa neza arakeye sibyo. Ariko mugejeje mu rugo ntarabyara na kabiri atangiye gusana nyoko wakubyaye cyangwa wenda ari munsi ye cyangwa ari munsi ye. Icyo gihe rero uhita uvuga ati yo hari umugabo wigeze kumvuga ati yo tuzi ko umugore wanjye ari mubi ndashatse nabi. None se nibwo ukimubona ati mbega umugore mubi ati namubonaga yambaye isutiye. None se wabimubwiye akongera akayisubizamo wabimubwiye akongera akayisubizamo urumva ni hatari nyine. Abagabo bakunda ibintu bishya ariko hari n'abagabo pe hari n'abagabo n'ukuri. Nese umbwira wabwira umugore ngo
subizamo isutiye, ambara isutiye buri munsi ahora yambaye isutiye. Erega abagabo babandi babona umugore urwego agezeho uko ameze nuko nguko, ni babagabo n'ubundi baba bameze nk'uko abagore babo bameze. Urumva ni babagabo nyine baba bameze nk'uko abagore babo bameze. Urumva ariko umugabo w'umusirimu niba yaragushatse, urumva agukunze akabona n'ubundi uragenda ucupira hasi, kuko icyo kintu abagore turakigera cyo kwirara pe, turakigera cyane. Nagezeyo burya rero no mu buriri niko biba bimeze. No mu buriri nyine ndananiwe, sinshoboye, niriwe muri aka kazi. Buriya rero reka nkubwire gera, niba hari ikintu kibaho cyica, buriya stress ni nziza nubwo abantu bazanga. Niba wishyura inzu y'ibihumbi 300, wenda ni urugero, ukagenda ugafata miliyoni 30 muri banki, ukagura inzu akaba ari ugwatiriza, noneho za miliyoni bya bihumbi 300 ukajya ubyishyura banki, ubwo buri kuvamo ideni. Izo stress ntacyo zitwaye kuba ufite ikintu uri kugeraho. Ariko zi stress zo kujya gukora ikintu ntugikoze ngo kirangire, ntikipfuye, mbese ntigikize, ufashe amafaranga urayariye, uguzemo imodoka, kandi iyo modoka umugore n'umwana ntibazayiraramo, uri mu bukode, ya modoka nayo kuyishyura birakunaniye, n'inzu nayo kuyishyura birakunaniye, n'amashuri y'abana nayo arakunaniye, sibyo? Izo stress rero nizo zica. N'abagore rero stress zituma batubahiriza ibyo bagomba kubahiriza, ni ibintu byinshi bivanze batabasha gusobanura. Ntushashe uburiri, umugabo ku kazi niba bamubwira ngo uyu munsi ntakora, byibura naza kuza aze gusanga mu nzu hasa neza, hasigaye ibyo hanze, naza agasanga uburiri uko yabusize niko bukimeza, azagutesha agaciro cyane, sibyo? Nawe ubwawe wabuze umwanya wo koga, umwuka w'amabyi y'abana n'inkari byose birakuzamukiramo, sibyo? Kandi rero ntabwo, nicyo nkubwira, ntabwo abagabo bakundira umugore akantu gato cyane. Ka kantu gato rero biba bisaba ngo ahora akareba. Niba yarakubonye usa neza, n'ubundi uhora usa neza. Kora uko ushoboye kose mu byo ukora byose, icyo umugabo yagukundiye ajya ahora akikubonaho. Nibiba na ngombwa ubirenzeho. Niba yaragukunze urakamanike, komeza ube akamanike cyane, wivutura akawunga n'igikoma ntago bijyana. Urumva? Wivutura akawunga n'igikoma n'ibijumba byose ngo bikubite mu gifu cyawe, inda nimara kubyimba hariya umugabo muzagera mu buriri nyine ndi mutanga imbere. Ni ikibazo. Nese mbwira abagore bitware bate kugira ngo bubake, kugira ngo banezeze n'abagabo, cyanze bikunze turi kugira ngo tunezezanye. Abagore baratandukanye, nabikubwiye bari mu byiciro bibiri, sibyo? Ariko abo mbwira baraza kwiyumva, nabo ntabwira baraza kwiyumva. Hari abagore bagera mu rugo akavuga ati ibyanjye narabirangije, isezerano nararibonye. Ariko buriya ntabwo isezerano rihagije, kuko hari n'abatarasezeranye, hari n'abatarakoze ubukwe, barara bariya ariko we waraye usezeranye ukaburara, sibyo? Ntabwo kumva yuko urugo ni inzira ndende cyane. Isezerano burya ni mu mutima. Ni mu mutima, n'imyitwarire yawe, sibyo? None se ntabubona babanye badasezeranye bamara imyaka 20 bagakora ubukwe cyane? No kuvuga ngo babukora kuko ababona nta wundi mugore uruta uwo nguwo kabisa, aba yamushimye. None se ntabubona basezerana umwaka umwe bakaba baratandukanye, sibyo? No kuvuga ngo rero urugo, abagabo ubwihangane bwabo ntago bumeze nk'ubw'abagore. Abagore baba bagomba kwihangana cyane kurenza abagabo, kuko ni nawe usigara ufashe uwo mwana ku mugongo. Ikindi cya kabiri bagiye bamenya ngo abagabo bakunda ibishya. Wowe umugabo wawe niyo yaba ameze gute uhora umubona ko ari mushya, ariko umugabo we ntabwo ajya abona umugore we ko ahora ari mushya. Ntabwo bibaho. Kubera ikiza? Ariko iyo uzana udushya umuntu arabibona. Impamvu batabona ko turi bashya nuko twe tugerayo tukumva yuko buriya, reka nkubwire, wenda n'urugero, njyewe nkora ikosa nkarikora mbizi, mfite n'uburyo nzarikosora kugira ngo iby'iwanjye bigende neza.
ariko nanone hari igihe uzifuza kurikosora uwo muri kumwe yaramaze kuraruka kugira ngo umugarure bikunanire. Umugabo kugira ngo umugarure bikakunanira sibyo? Ingo zubakwa kwinshi. Niba wubatse urwawe neza wibinteramo kubera yuko buri wese agira uko yubaka urugo rwe. Ni ukuvuga ngo rero ahubwo wowe wifatira umwanzuro ubanza urebe utari ko njyewe icyo mbura ni iki, ubundi nkeneye iki kugira ngo urugo rwanjye rugende neza. Reka gera hari abagabo bakora uko bashoboye kose kugira ngo abagore babo babe beza bikanga. Hari n'abagabo byanga gutese, hari n'abagore none se reka nkubaze, niba umugabo yakoze ibishoboka byose kugira ngo nase ko hari umugore ukubwira ngo njyewe nasanze mama nywa byeri se nayireka. Kandi byeri izana ikida. Oya usibye n'ikida. Niba usize amafaranga yo guhaha urasigana n'orese 3. Kandi wenda ubushobozi bwawe ntabwo bukwemerera kuza gusiga za norese 3. Sibyo? Urasiga yo guhaha, araza guhaha ibyo atetse, bura haraza guhaha ibyo atetse amere nka wa muyayi ugavura nyirabuja. Abona yagura norese. Ubu se urumva uwo mugore wamushobora? Urarya n'ibibishye kuko urarya n'ibibishye kandi buriya niba hari ikintu kibaho nubwo abantu bibeshya birirwa bigisha kurongorana nyamara buriya niba hari ikintu kibaho indyo mbi ku mugabo nicyo kintu atajya yihanganira. Niba umugore wawe atazi guteka ibintu byose ni zero. Ndakubeshyera iki? Nibyo. Kuko buri abagabo benshi bo muri iyi si ntabwo ari abagabo bakora akazi ko mu biro. Ni abagabo bakora ka kazi kabasaba kurya utuntu two ku muhanda. Sibyo? Uducapati, udushyimbo, uturayi twokeje, utuntu nk'utwo. Ubwo rero nagera twa burushete. Abagabo benshi akazi bakora ni akazi kabasaba kurya utwo tuntu. Nubwo waba uri muri office uca mu kabari ugashaka ikirayi. Biratandukanye ariko biratandukanye kuko buri umubare nyamwinshi ni umubare w'abantu bari hasi kurenza uwo bari hejuru. Noneho rero abagabo benshi bari hasi ni ukuvuga ngo bakunda twa tuntu akabenzi kariho ibirayi utuntu nk'utwo. Ubwo rero niba umugore wamusigiye amafaranga araza guteka bya birayi akubitemo amazi y'umugende kugira ngo bibe byinshi nibigera no ku ipurato bibe byinshi, cyangwa gutekere ubugari n'inyanya ugize gukozamo. Abagabo rero ntabwo bakunda kurya nabi. Sibyo? Ikintu cya mbere gituma indaya ishobora kukujyana umugabo no kubizi guteka nabyo birimo. No kubizi guteka nabyo birimo. Ni ukuri pe. Si ukwiyemera ko abagabo wari wumva umugabo wagiye kurongora indaya batabanje kunyura mu kabari ngo barye? Wari wumva niyo ari bumwakiririwe agomba gukora uko ashoboye kose kuko rega ni nacyo babakuruza. Niba umugore wawe atazi guteka mutware nk'uko watwara indaya mu kabari ubundi igende. Oya ntabwo mwahora mu kabari kuko muba mugomba kurya buri munsi. Kwa kundi mvuga ngo mujyane mu kabari ni igihe cyo kugira ngo munyuzemo muve muri ya nzu. Kuko hari n'igihe birimo imyuka mibi. Munyuzemo muve muri ya nzu, muve muri cya cyumba kuko nacyo kigeraho kikarambirana. Rega n'ibintu bya buri munsi nabyo bitera icyo n'iki. Umujyana ahandi hantu umuhamagare nk'uko uhamagara yanda uti ngwino hano kuko nta tandukanyirizo. Ese icyo wumvise kiryoshye kuri yanda ya kuki utakizana mu rugo rwawe ngo kigire nk'itegeko? None se ugomba gutwarayo umugore ariko nanone nawe kuryohereza ubuzima umugore wawe. Nase umugore wawe ubundi waba wamusohokanye akareka kukuryohereza. Ariko reka nkwibariza ikibazo, ubundi abo bagore mwirirwa mubeyura ingutiya murabizi ko nabo bafite abagabo babo. Uwo wanze afite uwamukunze, n'uwo ukunze afite uwamwanze. Urumva abo bagore mwirirwa mubeyura ingutiya muzi ko nta bagabo babo babasize. Sibyo? Uramutwaye agiye kugushimisha nyamara ibyiwe byamunaniye. N'uwo mugabo urumva uri kukurongora. Sibyo? Nawe yataye umugore nawe wataye umugore wataye umugabo. Kuki se mwebwe mutakwihuza nk'umugore n'umugabo mukajya gukora bya bindi aho kujya mu bikorera abandi mukajya kuberana indaya? Menya ngo wicaranye n'umugabo ngende umugore mfite umugabo wanyanze ariko we wankunze, nawe ufite umugore wanze ariko hari undi wamukunze. Sibyo? Aramurigeze kuvuga ngo umugore wundi araryoha ngo n'umugabo wundi araryoha. Impamvu aryoha rero nuko aba yavuye muri bya bigicara arimo akajya ahandi hantu.
nta yindi tandukanyiriza ryo yahinduye aho kandi ikindi cya kabiri umugabo wawe niba mubana mu nzu sibyo niba uri umukobwa yarakubwiraga ngo wambaye neza urasa neza kuko mutarabana mu nzu none iyi saha murabana ntabwo buri munsi azabyukira kuri stress zo kukubwira ngo wambaye neza wisize neza bururu ibyo ntago wabivamo ku muntu mubana rero wa wundi wo hanze murahura ukumva arakubwira amagambo umugabo wawe adaheruka no kukubwira aheruka kukubwira uri umukobwa sibyo aryoshye noneho rero mwebwe mwajya muri feeling kuko mwese mwahuyemo muri bashyashya mukumva ngo ni hari itandukanyirizo ntaryo no kujya udukoresha amarogi rero ni ukuri ntaryo ahubwo ni abagabo ni mwe mushaka amarogi mujye mutumiramo abagore banyu mugende muryoshye ubuzima ni umugore wawe icyo uriya mugore ureba ukamubona ari isura nziza ukabona uramukunze buriya sha hari umugabo yateye isesemi hari umugabo yateye isesemi wa wundi wawe uri kureba ukumva ntabwo umushaka hari umugabo wamukunze ye baba we aramureba nk'akarabo arimo aramutereta kandi umugore nawe akavuga horo kandi wowe atabikubwiye kubera iki se erega twe turoroshye cyane twe turoroshye abagore baroroshye ahantu hose iyo umuhamagaye ukamubwira amagambo meza kandi ikindi cya kabiri ibintu bikaba bimeze neza niyo mpamvu nakubwiye ngo ibintu byose bisaba guhongerwa umugore ntabwo wamujyana mu kabari abizi neza ko mu rugo nta kintu cyo kurya afite cy'abana ariko niba azi ko mu rugo bimeze neza sha niyo mwamufitanye ikibazo ukamubwira uti nsanga aha n'aha none se urumva ariwe wakwemera gusenya erega twebwe abagore tumeze nk'indirimbo ya yindi ya ndomboro ya ndirimbo ihararwa yamara guhararwa igihe kikavaho hakajya hindi iyo utitwaye neza mu bihe byawe igihe kiragutakara biba byarangiye ariko umugabo arinda ageze imyaka 80 akiri wa wundi agitereta akana gato cyane akinabyara bo umugore yagakwiye gukomeza kuba akana gato rero cyane akiyitaho wabishobora ufite niba nari makiyaga aho utabishobora naho uba ufite umuzigo w'urugo rwawe sibyo umugabo atagufasha ukavuga uti mfite umuzigo wo kureba abana ndakora njyenyine buriya hari banke yitwa Urwego sinyamamarije ariko reka nayivuge neza iri muri banke zatumye abagore bajijuka cyakoze iri muri banke bigira kuko iriya banki iri muri banki zagiye zifata abagore badafite n'ikintu namba ikabaguriza amafaranga kandi buriya umugabo aguhaye amafaranga akakubwira ati genda ujye gukora byanga byakunda urahomba ukongera ukicara mu rugo ariko iyo banki yakugurije uhita umenya kubyuka saa 9 z'ijoro ukajya gushaka umufuka wa karoti ukawucuruza nicyo kintu rero iriya banki y'Urwego yakoze yaragendaga agafata n'abagore badafite ikintu namba ikabaha amafaranga iyo maze gufata amafaranga y'abandi byanga byakunda ubwenge urabugira urafunguka mu mutwe ukajijuka ugahita ubashapa mu gukora ariko umugabo yaguhaye igishoro ubwo nyine ntiyongera kuguha amafaranga rero ntabwo tubwizanye ukuri tureke kubeshyanya pe abagore ntabwo ari beza nanjye sindi shyashya pe sibyo ibyo wabibwirwa wenda n'umugabo wanshatse kuko ujye wumva ibyo mvuga niba bigufitiye umumaro ntukarebe ibyo nkora kuko n'ubundi ntabwo uzazi wanjye ngo nguhe umugabane sibyo ariko tujye tubwizanya ukuri ni gute umugabo azaba yakugeretseho umusaraba w'urugo rwose sibyo hanyuma nataha umugirira amarangamutima ntibishoboka ntabwo byakunda kandi nanone hari abagabo bagerageza uko bashoboye kose agakorera urugo rwo rwose akarukorera pe ariko nyine umugore bikanga akanywa inzoga agasambana nyamara nubwo tuvuga buriya ntabwo urabona umugore wararutse aba mubi cyane abindaya pe abindaya icyiza reka nkwereke iyo umugore ararutse akaba mubi agenda agiye ariko iyo umugabo ararutse igihe kiragera agakora iki akagaruka wumva nicyo cyiza cyacu ukicara utegereje ngo hari igihe wenda ariko se nawe hari igihe agaruka yaracitse ukuguru neza cyane azanye iyo sida nawe buriya ajya kugaruka hari ikintu kimugaruye icyo yabuze ajya kugaruka hari ikintu cyamugaruye reka noneho dusoza
oya buretse ntabwo ngenda asoza dore igihe wahereye ubwanjye n'uwawe ntabwo turasoza aricyo nshaka kubwira uwitwa umugabo aka kanya kuko turi kubona amadivorce ari hanze ahangaha turi kubona abantu babanye batabanye ugasanga uri kumwe n'umuntu ariko ntimuri kumwe izo ngo ntabwo uzizi ugasanga wicaranye n'umuntu ngo ni umugore wawe ariko ntabwo ari umugore wawe mu by'ukuri hari undi wundi uri ku ruhande ubwo utuye nguyu ubundi niwo wanjye nubwo atari we mu bantu umugabo nk'uwo nguwo abagabo nk'abo ngabo nibo benshi tubara duheraho wababwira iki erega buriya reka nkubwire n'iri terambere ryaje ryaziye abagore yego urumva ryaziye abagore abagabo ba kera bimwe mwari muzi ko musiga abagore mu rugo bagateka ibijumba n'ibishyimbo amazi yarenze inkombe nta kiri yayandi turi ku ifi n'ifiriti iyo utinze gato usanga agiye ni ukuvuga ngo rero nibyo nakubwiye ijambo rimwe nakubwiye ngo niba urugo rukennye umugabo agomba kuba hafi y'umugore kugira ngo wa mugore atararuka ajya gushaka amafaranga kuko abafite benshi bamukurura niba urugo rukize reka nguce mu ijambo cyakoze ako kantu niko kubera ko iyo umugabo akennye nta mugore umwiteza ariko iyo afite amafaranga nubwo yaba afite abagore 5 bafite abandi 1000 bamwirukaho cyane mu gihe umugore yaba akennye yaba akize abagabo bamwirukaho abafite abagabo bamwirukaho ikomereza niyo mpamvu nyine navuze ngo niba uri umugore ukaba ufite umugabo wumva nta gaciro afite muri wowe ukaba wumva nta gaciro afite impamvu ubona ko nta gaciro afite ni uko muri kumureba aramutse agiye na bya bihumbi 2 urimo gaya nabyo wajya kumushaka kugira ngo yongere abigushye kuko buri ikintu cya mbere abantu baragukunda bakagukunda ko usa neza umeze neza ariko igihe kiragera nabo bakananirwa kuko nabo baba bafite inshingano zabo baba bafite ibibareba sibyo umuntu ashobora kuza nyine ugahitinga muri ako kanya ugashyuha abantu bakaza ugata n'urwo wari wambaye sibyo ukumva yuko hahandi waruri naho wapfaga kugerageza kugira ngo urebe ko byacumbagira aho noneho kugira ngo ukomeze ubicumbagize bikomeze bicumbagire bizagera igihe bigenda neza noneho nawe ukabidobya burundu ugahita wumva ute nabonye abagabo benshi noneho ukazashaka kugira ngo usubize amaso inyuma usubire muri bya bindi byacumbagiraga bitagishobotse sibyo ryarenze njyewe niba nshobora kuvuga ngo ndi umunyamafuti ariko isaha n'isaha hari umuntu ukora amakosa akayakora abizi ko arimo kuyakora ariko ukavuga ngo ejo n'ejo bundi ngo njyewe hari ukuntu nzabishyira mu murongo bisubire mu murongo ese uwo muntu uri gukorera ibyo uzi ko nawe ari umuntu ese uzi ko agenda mu nzira uzajya kubisubiza mu nzira nawe usanga yarafashe indi nzira ahubwo bikugore kongera kubisubiza muri ya nzira nzima sibyo ni ukuvuga ngo rero buriya mu bagore abagore mwabadamu wenda soreze no kuri iri jambo niba ufite umugabo usuzugura ukumva ko ntacyo amaze gusuzugura biratandukanye ariko kumenya agaciro k'umuntu n'icyo akumariye no kumenya uwo ari we sibyo niba umugabo agutaye waragenda ntago hano ku gahanga hariho abana yabyaye ariko wowe kubera ko uburushyi bwakurenze utari kwibuka kwambara n'isutiye baraza kumenya n'imbyaro byaye buri wese araza kumenya ngo ariko yabyaye inshuro nk'eshanu bitewe n'uko utangiye gusaza no kuzana uruhu rubi fata inzira ugenda uhagarara ahantu umenye ngo cyangwa uganire na bagenzi bawe wumva uburushyi bafite wumva agahinda bafite kandi noneho usange muri abo bagore bafite no kubaha abagabo babo hagije nyamara wowe ukibasha kubona na dukeya urimo urashaka kwerekana yuko ntacyo tumaze urumva noneho rero iyi si rero yo yaradutokoje mu bwonko urareba ibiguruka ukumva ko wifata ibintu by'umunota umwe ngo wumve ko bishobora kukwangiriza ubuzima bw'igihe cyose kuko biriya bintu biraza bikagenda abagabo baraguhamagara kuri telefone uri mwiza urasa neza rwose ubu se twahura gute nawe ukumva nyine byacitse ariko nyine urasa neza kubera umugabo wawe yakuguriye amavuta urasa neza kubera ko umugabo wawe yakugaburiye ukaba ubona umwuka wo kubavugisha cyane none iyo ntaza kugira uwo mwuka ntangurire n'ayo mavuta wari kubona ko nsa neza ako kantu
wari kubibwirwa n'iki? Tubwire n'abagabo nabo mubona abagore b'abandi basa neza, mwarangiza mukajya muhamagara tubonane se. Ariko uzi ukuntu abagabo bikunda, azi uko abagabo baba bashaka kurongora abagore babo bakarongora n'aba bandi. Sha abagabo barikunda, uzi ukuntu mwikunda buriya kandi shaho. Ariko Jenny ntaguciye mu ijambo, kare twazo tubivugaho kuri radiyo n'uwo dukorana, nyine burya ngo abagabo ngo baremeye kuba aba bagore benshi, iki kintu uracyemera? None se kuki mwanga? Noneho ukajya ugasanga umugore arakubwira cyangwa umugabo. Yego, wenda umugabo ashobora kunkunda, yamara kunkunda tufite abana bangahe? Nifite abana 10. Ubwo ntiyongera guhamagara. Sesha ikintu kikubuza kunkunda n'ikindi asena zitewe n'abagabo bagenzi bawe, urumva? Ugasanga umusore arakubwira ati njye sinashaka uriya mukobwa yarabyawe, ari kwibuka ko yatewe inda na mugenzi wawe. Nawe ufite uwo wayiteye, nawe uri kuririra mu myotsi, sibyo? Rero bivuga ngo abagabo mujye murerera n'abandi bagabo bagenzi banyu, kuko nawe bari kukurerera. None nawe bari kukurerera. Wenda hari n'uwakubuze wa kera wabagiye mu giturage wawe undi waryamanye nawe uvayo uzi Kigali. Iyi saha wenda aho mwari mutuye so na nyoko nabo barimutse, hari uri kukurerera. Ariko ntukumve ngo umugore wabyaye ngo sinamushaka, ngo umukobwa wabyaye sinamushaka. Inda yayitewe uburushyi yabutewe na mugenzi wawe. Ako si wowe wayimuteye? Yamaze nawe afite ahandi yayiteye. Ariko hari ubutarayiteye? Hari n'ubutarayiteye. Buriya ni nayo mpamvu rero hari abagabo baza bakiyemeza akavuga ati ufite abana 3 ndabafite, njyewe ngiye kugutunga. Akagutera inda, yabona inshingano zimaze kuba nyinshi, akagusigira na wa wundi akabona yaribeshye. Banza witegereze mbere yo kuzicuza, banza witegereze mbere yo kuzanyanyagiza amaraso yawe ku muntu wari we wese ubonetse, sibyo? Banza witegereze ko ikintu cyitwa kwitonda, buriya ingaruka iba mu kuvuga ngo ndicuza kuko ntakoze ibi bintu, itandukanye n'ingaruka y'umuntu watuje wategereje ibintu. Urumva wa muntu utahubutse buriya ashobora kuvuga ati uko byagenda kose naritonze, wenda nubwo bitagenze neza ariko naritonze. Ntako ntagize. Ibyo bintu rero biratandukanye na wa muntu uhora yicuza buri munsi. Hari igihe umuntu ahora mu bintu ugasanga umugore ashatse umugabo wa mbere amusigiye abana 2, haje undi atari ko ngiye buriya nzanagushobora. Ati nzagushoborana n'ibyaye byose, akamubyaramo umwana nawe akabara munaniwe. Ukibaza se umugore ni gute ashukwa bwa mbere, agashukwa bwa kabiri, agashukwa bwa gatatu? Se mwabagore mwundi muri abasazi. Aba yahuye n'abagabo mbwa. N'abagabo mbwa? Nazo ubundi utari umugabo mbwa wamubwirwa n'iki? Ako wamubona? Wamubwirwa n'iki se? Wamubwirwa n'iki? Kereka nubanza ukamuha icyapa cy'inzu. Banza umuha icyangombwa cy'ubutaka, sibyo kimwandikeho. Hanyuma nanabyarana nawe azasigarane na bwa butaka azabutuzemo wa mwana. Ariko ntabwo ushaka kumbwira ese kankubaza ninde muntu wakubwiye ko umugabo wese uza gutereta azavuga nabi, ku buryo ushobora gusobanukirwa ngo uyu mugabo ni mwiza cyangwa ni mubi? Ese ubundi wowe ayo magambo bahora bakubwira buri munsi akuza mu matwi ukumva ni meza araryoshye, ubundi ubwo wakubyayemo umwana wa mbere ntayo yakubwiye? Bagufashe ku ngufu se? Oya, ntabwo ushaka kumbwira bwa mbere bwo byakunda, ariko bwa kabiri bwa gatatu uzi ko umugore ashaka kugutekerereza. Ako nakaye ka video narebyera ngo umugabo wa mbere ngo yankubise ingumi y'ijisho. Abanyamakuru nabo ni nkunda rubyino. Ngo hanyuma wa kabiri ngo wa kabiri yarantwitse, hanyuma wa gatatu we yankubise igiti. Umugore ese ubwo ni ugukunda abagabo? Abagabo ngo bararyoha. Abagabo ngo bararyoha se? Ego mana yanjye, bararyoha se ko hari n'igihe kigera noneho bakakuzinura hahandi usigara uri igiti ukamara n'imyaka 20 utarabonana n'umugabo kubera ko wabazerereyemo cyane. Nosa kugira ngo uzamara iyo myaka 20 cyangwa 15 warazinutswe abagabo, wahabagenzemo buke. Wahabagenzemo buke
ariko uzi ikibazo cyo kubaho nta mugabo ufite buriya uri umugore uvuga ngo ngiye kurera abana ngiye nyine kandi noneho erega buriya iyo ubyaye rimwe uba ufite amahirwe yo gushaka buriya umuntu ubyaye rimwe sha ntuzatekereze yuko ashobora kuba ari n'umugore mubi oya ni ibyago tubyita ibyago ariko buriya umugore nabyara rimwe akabyara bwa kabiri ku bagabo batandukanye wenda nawe wa kabiri reka tuvuge ko atari byo ariko se n'uwa gatatu ese nta somo wakuyemo ese wenda buriya umugabo uri bugukunde niba yagukunze ntabwo ikimenyetso ari uko wabitwise nta nubwo ikimenyetso ari uko wabyaye kuko hari n'ababana batabyara kandi bakabana igihe cyose bagasazana ubuzima bugakunda usiko mu bihugu byo hanze njya nkunda kureba filime z'abanyefilipine babyara n'umwana umwe kandi bakabana neza bishimye cyane rwose ariko ni ukuvuga ngo umunyafurika yumva yuko igisubizo ari no kubwira ati buriya kugira ngo uriya mugabo mufatishe nuko ngomba kumubyarira yego kandi nyamara umugabo ufite umutima ukunze umugabo ufite umutima wo kubaka niyo utabyara yego ka kantu kazamo sibyo ariko niba ufite abana babiri umugabo njye nkunda kubwira abagore umugore ugasanga afite abana batatu arakubwira ati maze nk'imyaka 7 nagiye muri Onapo nyivuyemo mboro urubyaro nyuma yaho noneho ukabona umugabo aramutaye amushyize ku karubanda nkamubaza nakwe nkubaza iyo uza kuba ufite abana 5 utekereza ko ari bwari kugumaho ahubwo buri Imana yararebye igira ikintu igukiza ukaba utabyara warabuze urubyaro nyamara nose umuntu utakubashya abona uri umugore wateretwa n'abandi nta ruhinja ufite azakuba ufite abana 5 umuntu utakuguriye igitenge ku mwana wa mbere azakikugurira ufite abana 10 ibyo bintu urumva bishoboka umugabo uri bukubahe niyo utabyara niba ufite umwana wawe ukabuze ngo warabyaye wabimubyaranye n'undi mugabo sibyo kugira ngo ube shuwa neza ko uwo mugabo agukunda sibyo ntacyo bigutwaye nawe kubita imyaka 2 utabyara sibyo nawe kubita imyaka 2 utabyara nakomeza akagukunda byibura uzapfe kubyara yego ariko ntabwo kubyara ntabwo ari cyo kimenyetso cyerekana ko umugabo wamufasha amaguru ntabwo ari yamijisho bajishe nka kugira ngo bayikame witeze umuntu inda Jenny umugabo mbwa umusobanura gute ko tujye tukumva ariko se uragira ngo nzabura abantereta ariko uri kumva hano ugera dabaganisha uzacyakeneye ko wagutereta mpaye nka data umugabo umwe ni so wiki n'umugore umwe ni nyoko niterete nanjye abandi bagore oya ndakubujije nakubwiye ngo umva ibyo mvuga niba bigufitiye umumaro ariko ibyo nkora ntacyo bikumariye kuko ntabwo uzaza kwaka umugabane wanjye nese ucinyuma umugabo wawe njyewe oya njyewe muri njyewe ni njyewe uzi uko nteye ibyo mvuga ntawe biba bihuriye shaka no kuba ndi mu bagore bananiranye ariko nkumva yuko ikindi mo ngomba kugitanga nawe tuvuge ko umuntu wese wabaye pasiteri agomba kuzataha ijuru banza musubize iki kintu umugabo mbwa nawe uramuzi umugabo mbwa kuri wowe ni umugabo umeze ute njyewe umugabo wanjye ko atari imbwa umugabo mbwa ntabwo mvuze umugabo wawe umugabo mbwa rero ni umugabo ujya hanze gusambana yarangiza ibyo akora bikaza bikagira ingaruka ku rugo rwe uwo niwe mugabo mbwa ni umugabo utazi gukontorora ibintu byose ngo abishyire mu murongo gusambana byo ntabwo nabikura mu muntu ni ibimurimo sibyo azabivurwa we ku giti cye nuko abona ibihe bimugendekeye amenya ati nikose twese dukora amakosa tuba tuyazi ko ari amakosa ariko noneho nyine ukicara utegereje ngo njyewe ubwanjye kuko ndi umunyamakosa hari umunsi nzabishyira ku murongo hanyuma ukajya kubishyira ku murongo usanga urimo bishyirana nawe ku murongo yamaze guca izindi nzira umugabo mbwa rero ni umugabo ukora ibintu bibi agashaka ko n'umugore bimugeraho umugabo mbwa ni wa muntu ujya gutereta izo ndaya umugore ntushaka gutandukana nawe ngo tumenye ko ushaka kugenda sibyo uracyamukunze ariko urugo rwawe uri kurufata nk'ikira uri kurufata
nk'ahantu utaha aha hantu uzereka abashyitsi ha hantu uzatumira imiryango ikaza uri kurufata nka hoteli wakodesheje ntuhari ariko nubona abashyitsi nubona abagusura uzabajyana muri rwa rugo ntaho bitaniye no kubajyana muri hoteli igihe utabasha kubaha urugo rwawe. Ni ukwibonekeza kandi nanone ikindi cya kabiri hari abagore hano hanze batwara abagabo b'abandi. Niba hari abantu bagira confidence ni abagore batwara abagabo b'abandi. Hahandi azicara njyewe rero uriya mugabo arankunda cyane, umugore yambwiye ko umugore we batarara naba mu cyumba iki n'iki, inshuti yanjye ntabwo uwo mugabo yakujyana imbere ya kamera nk'uko turi kumwe, ahita kujyana inyuma ya kamera, ariko najya kujya imbere ya kamera azajyanamo wa mugore we wirirwa usebya ngo ntabwo ashoboka. Niba ushaka kuryamana n'uwo mugabo, ryamana nawe aguha amafaranga ugende wibereho, wenda rimwe na rimwe bifitiye nabo bana ugaburira, sibyo? Uburyo bwawe nubwo, ariko wisebya mugenzi wawe ngo wumve yuko umugabo impamvu yagusambanyije nuko yananiwe, wa mugore nuko yananiwe, ntabwo uzi ikibazo afite, sibyo? Ashobora kuba afite ikibazo cy'uko afite umugabo mubi utamuhahira. Niba ushaka kumenya ko uwo mugabo ari mubi, nagutunga imyaka 2 nawe uzatangira guhebeba nk'uko wa mugore ari kuvuga. Nibyo? Abagore batwara abagabo b'abandi, igitsina gore gitwara abagabo b'abandi, mujye mugabanya n'ibintu. Umugabo araza nyine none sura iragira ngo yasaba service gute, usibye kuvuga ngo umugore wanjye ntiturarana n'umugore mubi, nyine kugira ngo akwereke ko wari mwiza wowe umukorere ya service, nuko hari ibyo abagomba kukubwira. Ariko noneho wowe ntukabifate nk'ukuri. Ubundi abagore twakabaye tunakundana, ukamenya ngo ariko se hari icyo mukeneyeho, ariko nubwo nkigukeneye urimbwa. Urimbwa ngewe muri mu ngewe ndagufata nk'imbwa, ariko hari icyo ngukeneye, sibyo? Sinyobeho yuko uwo mugenzi wanjye uri gutesha agaciro, nanjye ejo ntunze mu rugo nanjye wantesha agaciro. Ariko no mu mutima ariko muba mutekereza ubundi. Buriya rero abagore turanakundana nuko mutanabizi. Gusa nyine nibyo kuko impamvu abagore bakundana reka nyikubwiye. Umugabo yaguterese ukaba ubizi ko hari urundi rugo yavuyemo, urabizi ko atagukunda, ahubwo uraje umushakira inzaratsi zizatuma agumaho, kuko icyamukuye ku mugore we nawe kizamukura aho ngaho. Noneho agahita wa mugore agahita amenya ubwenge, ako kenge akakagira, akavuga ati uyu mugore yataye urugo. Niba yataye urugo rero ntabwo ari njyewe azahamana, reka njyewe mushakira imiravumba mbanze muvura izo nzoka zose zimushiremo. Urumva? Nawe ukicara uzi ngo umugore ngo aryoshye kurusha uwawe, sibyo? Kandi nyamara yarakuziritse. Kubera iki? Aho ako kantu niko gatuma abagore bakundana. Kuko nubwo badakundana agenda agasebya mugenzi we, ariko bavuga ati cyakuvanye hariya sha. Kandi umugore wese ukunda kujya mu bagabo. Noneho rero uri kuvuga gusambana, hari umugabo ushaka umugore wa mbere, ejo agashaka uwa kabiri, bakabana mu nzu bikaba bizwi, ejo agashaka uwa gatatu. Nugera ku wa 4 n'ukuri ko Imana azagucirisha inkonda, ujye wirirwa uti inkonda uri umuntu w'umugabo. Kandi nanjye nabikora. None erega twebwe abagore tuba tugomba gucunga izamu ryacu. Ugacira inkonda umugabo ukamubona cinkonda. Oya ntago acira inkonda, icyo gihe ntago acira inkonda byo gucira inkonda, ariko nyine ukora uko ushoboye kose kuko ubona ari umugabo ujarajara, icyo gihe ntabwo nawe ubuvuga uti hari abagore hano hanze disi we, avuga ati ngewe wampa n'umugabo w'amajoro 2 tukarya, ejo akongera agashaka undi w'amajoro 2 tukarya. Hari abagore babayeho muri ubwo buzima, kandi rero bo nabo barushye bahetse abana. Noneho hari umugabo uruha nta n'uruhinja ahetse ku mugongo, uzindushye umugabo irakatsindwa n'Imana. Uzi kuruhura umuntu w'umugabo, uva mu rugo rwa mbere ujya mu rundi, uva mu rugo rwa mbere ujya mu rundi, byibura umugore arava mu rugo rwa mbere ajya mu rundi, ava mu rugo rwa mbere ajya mu rundi, arimo ararengera wa wundi ahetse ku mugongo, arimo aratwara ba bagabo b'abandi kugira ngo arebe yuko wa mugenzi we wamusigiye igikomere arebe ko umwana we yarya. Ako twe turabunza urutwe gusa, mwebwe muri kubunza. Ubundi wasohotse mu rugo rwawe nta mwana ufite, ntaki, wasohotse mu rugo rwawe ari nde wakwirukanye? Usibye kubeshya, wasohotse mu rugo rwawe ari nde wakwirukanye? Umugore byibura we aravuga ati kandi ntabwo ushaka kumbwirerwa umugabo atagukubise
ntabwo wamukubita uri umugore. Wenda ushobora gukora amabi, wateka ukanga kugabura kuko atahashye, ibibazo byakubana byinshi ukajya mu kabari ukanywa inzoga kugira ngo urebe ko hari uri buguhe n'igihumbi abana bakarya, ubwo nibwo buryo tunaniranamo. Ariko ntabwo umugabo ashobora kwinjira hariya ngo uhite ufata mu ishinga umukubite, ntabwo wamushobora. Rero iyo ahunze urugo aba ahunze urugo mu rwego rwo kugira ngo ejo atazapfira muri urwo rugo, arengera amagara ye. Ariko umugabo atagukubise akakwicisha ibyo byose ariko agataha mu rugo. Abagore benshi bariho rwose babayeho muri ubwo buzima bwa ndongora nitunge ndongeye ndisubiyemo. Umugabo akinjira mu rugo ukajya umubona yinjiraho ukajya ugira ngo ni umugabo kandi atari umugabo. Umugabo, abagore natwe turihishira, bagenzi banjye batanshishamo ijisho bakabona ko nashatse nabi, reka nkora uko nshoboye kose mpishira urugo. Mpishira urugo. Ariko umugabo mbwa nk'uko wamumbajije, buruzi ko hari umugabo ushobora guhura nawe akagutereta, yamara kugutereta akakubwira ati ariko nubwo duhuye ntuzampamagare, ntaguhamagaye kuko ngiye mfite umugore. Uwo mugabo aba ari intwari cyane, agahita kwiyama akakubwira ati muri telefone yanjye sinzigere nkubona umpamagara cyangwa unyohereze message ngiye mfite urugo. Urumva? Kandi noneho aba bagabo bacu bafite amadefo yo kugenda ugiye kurongora abandi bagore ukagenda wambura ubusa urugo rwawe. Abagore nabo baba bagukeneye, jya ugenda umurongoro wasasa iby'urugo rwawe, kuko ejo najya kugucyurira azakubwira ngo warananiranye n'urugo rwawe wirirwa uruvuga. Ni naho hanini muzanaryamana niba ari n'inda yikwibi cyangwa inakwica, kubera yuko nta muntu ukurimo wamaze gusesa ibyawe byose, wamaze kwimena inda. Umugore wawe ntushoboye gutandukana nawe, kandi nanone ntushoboye kurekura zandaye. Noneho rero niba ibyo bintu utabishoboye, gerageza buryo cy'urugo rwawe rwubahwa. Na yandaya warongoye niyo wayirongora inshuro 10 mu ijoro, ariko najya kuvuga ku by'urugo rwawe wumve yuko agusuzuguye. Muguti ziba. Urumva, nkurongoye kuko naguhaye amafaranga, nkurongoye kuko hari icyo naguhaye, ariko ntabwo nkurongoye ngo unyinjirire mu buzima bw'umugore wanjye nanjye. Sibyo? Icyo kintu turakizi ko abagabo benshi ari abanyerari, kandi nanone hari igihe bagirira ari bitewe nuko abagore nanone bamwiyeretse. We ntabashe rero gukora iki, kumva yuko yacika wa mugore akagendera muri gahunda ziwe. Jenny, wasaga neza, reka nanjye mbikubwire. Reka da ampaye dusoze nkubwira ko wasaga neza pe. Njye nicaye ahangaha ndagiye inyuma ya kamera ndeba Olivier ishusho yafashe, wasaga neza pe. Ndasa neza ndabyemera. Nuko bisetse ko na Olivier yasetse. No kuri pe. Ariko bura nta n'umuntu usa nabubaho. Ibyo byo tubyihorere. Ntabwo mbyihoreye, nta muntu usa nabi ubaho. Biterwa n'amaso y'umuntu. Oya, reka rero nkubwira akantu kamwe nari nibagiwe no kuvuga. Buriya ntureba iyo ushatse umugore uri umugabo. Nubwo tuvuga ngo wenda abagore ndabavuga nabi, ariko nageraho nkongera nkabagarukiramo mu kantu gato. Nubwo bavuga nabi. Ariko se nduvuga nabi. Nose reka nkwibarize. Abagabo tuvuga nabi. Rega nanjye ntabwo ndishyashya. Nanjye nose wajya ngo njye nivamo. Uzi ko uyu munsi wavuze turasomera abagore. Mubwize ukuri. Ni izina muri kino kiganiro wasomeye abagabo. Kandi ntabwo ugize uvuga amabi y'abagore, akuvuga amabi y'abagabo. Ariko se reka nkwibarize ikibazo. Reka nkwibarize ikibazo. Ubundi abahura n'ingorane nabaye. Ni twese. Ni mwese. None reka nkwibarize. Uzi ko ugiye gutega tagisi, abagore bahetse abana bajya imbere niyo yabaje nyuma y'abandi bose? Uzi ko umugore utwita agenda mbere y'abandi bose? Cyane. Nujya ureba umugore, sibyo? Nujya ubona umugore atwita inda ntoya, ujye umenya yuko
nujya ubona umugore atwite inda nkuru sibyo ujya umenya yuko n'undi muri kumwe ashobora kuba atwite inda ntoya ariko ukaba utabizi nujya ubona umugore adatwite ujya umenya yuko yasize abana mu rugo nubona atasize abana mu rugo umenye ko uwahetse akeneye uburenganzira nubona naba adafite n'abo bana afite n'abuzukuru b'umukobwa we ari kurera bananiranywe n'umugabo ni ukuvuga ngo rero icyubahiro twebwe dukeneye nk'abagore tukigomba abagabo nibo batikiduha ntabwo ibi byatsi n'ibiti kugira ngo umugore abe umugore mwiza cyangwa abe umugabo w'icyubahiro cyangwa abe umugore w'agaciro ntabwo tuzabihabwa n'umugabo tuzabihabwa n'abagabo bacu sibyo niba wowe ushobora kujya ahandi ukagirira umugore impuhwe z'uko atwite ugahaguruka muri iyi ntebe akicara bivuze ngo wabaye umugabo ushyira mu gaciro wubashye wa mugore sibyo bivuga ngo rero abagabo bose bari hano ku isi bagomba kugirira igitsina gore imbabazi n'icyubahiro kuko bazi ko umugore ni umugabo kabone niyo yaba ameze gute aba ari umugabo ugomba kubahwa kandi umugore niyo yaba ameze gute ni umunyantege nkeya sibyo umugabo niyo yaba areshya cyane niyo yaba ari muremure niyo yaba iki aba ari umugabo aba agomba kubahwa buri wese aramwubaha umugore niyo yaba ari igishegabo kajana aba ari umunyantege nkeya mu buryo bwe mu buryo Imana yamuremyemo niyo mpamvu rero ntabwo ugiye kuvuga ngo uravugira abagore abagabo nako waba wibagije yuko uruvugiro bararufite n'ubundi uruvugiro bararufite kuko nutamwubaha nutubaha umugore wawe nk'umugabo azubahwa n'abandi bagabo azagera ahandi igihe wowe wirirwa ufata injerekani ukamuvomesha injerekani akirirwa yikoreye atwite hari uwo azahura nawe ayimuture kandi ari umugabo ayimutwaze sibyo bivuga ngo rero abagabo baba bagomba kuhabera abagore igihe icyo ari cyo cyose niyo mpamvu rero nanjye mvugira abagore kuko nzi ko hari ibyo dushoboye ariko kandi nanone hari aho intege zacu zirambarara tukaba dukeneye ubufasha bwanyu nibyo buriya abagore bakunda kuvuga ngo abagore tugira amagambo ariko abagore nta magambo bagira njyewe nshobora kuva hano nkavuga ngo ngiye kureba mugenzi wanjye nagera kuri mugenzi wanjye nkasanga afite ibibazo sibyo bya bibazo afite nkavuga ngo ariko mu rwego rwo kugira ngo muhumurize cyangwa mu rwego rwo kugira ngo mufashe mu bibazo arimo reka muhe urugero nkoresheje mugenzi wanjye nanone nkamubwira ko se wowe kuburira ngo abana ni babiri wagiye kwa Jennifer ukareba ukuntu afite abana 6 cyangwa 7 sibyo kandi abayeho muri ubu buzima nk'ubwawe kandi arihanganye naho agenda hose ntushobora kumenya ibimurimo sibyo ugasanga muhaye urugero kugira ngo mbashe kumufasha areke kumva kiwe byacitse hanyuma iyo tumaze gushwana rero feri ya mbere ahita yirukankira kuri wa wundi namuhayeho urugero yamara kugerayo akamubwira atariko kanaka yambwiye gutya na gutya na gutya kandi koko wakwibuka ko wa muntu ataragera mu rugo rwawe ukavuga uti yo kanaka yaramvuze nyamara ntabwo aba yarakuvuze ahubwo aba yarahaye urugero mugenzi we kugira ngo akora iki nawe ahumurizwe cyangwa akora iki yumve ko atari wenyine none ibyo bintu ugasanga biritwa amagambo ese ikintu umuntu mubi ubwo bivuga ngo ntukuzaniye amagambo kuko icyambere cyo ntiyakubwiye ibanga yavuganye na wa wundi yakubwiye ibigaragarira amaso ya buri wese yakubwiye ngo wambara nabi kandi nawe urabizi ko utaberwa yakubwiye ngo imisatsi yawe irasa nabi kandi nawe urabizi ko isa nabi ubwo icyo ngicyo ni ikintu umuntu yakuzanira akakubwira ngo kanaka yamvuze kanaka yakuvuze yakuvuze ate kandi ari kukubwira ibigaragarira amaso ya buri wese rero uwo mugabo wambwiye ngo nzavugira abagore wenda reka mvugeho utuntu duke uzavugira abagabo nzavugira abagabo buriya abagore nanone nibo ndiho abagore nkatwe twirirwa mu rugo wenda babakene usanga hanini urabyutse mu gitondo umugabo nawe agiye ku kazi bibaye ngombwa yuko agaruka wenda ntari bukore asanze injerekani iri hariya po y'umwana iri hariya isafuriya iri hariya ikintu cyose nta na kimwe kiri mu mwanya wacyo n'uburiri ntibushashe icyo gihe niyo mpamvu abagabo iteka ryose
bajya bumva ko akazi ko mu rugo nta mvune gafite, kubera yuko nawe ubwawe ntabwo uzi kugashyira ku murongo. Ibintu byose birirwa bijagaraye, ukirirwa warushye, wagera nimugoroba ugataka umugongo, kandi noneho mu gutaka umugongo ukibaza n'ikintu wakoze kikakunanira. Uzi stress z'umuntu wiriwe azengurukana n'ikintu yakoze. Iyo umugabo ahindukiye rero atakoze byanga byakunda, agomba kuza akavuga ati uyu mugore nta kintu amaze. Akusumva ari byo koye. Nibyo ko niyogeje ibyombo ngo bigaragare ko yakoze ako kazi kagiye uruhande rumwe, ntiyakoropye ngo bigaragare ko isuku y'uruhande rumwe ihari, ntiyashashe icyumba ngo bigaragare yuko iyo suku yakoze iki yakozwe. Aba yiriwe yakoze iki? Ibintu byose birajagaraye, byagera nimugoroba akaniha. Noneho rero n'umugabo yagufasha akagufata nta n'ikintu na kimwe kizima kiri mu rugo, ahita atesha agaciro iki ibyo wakoze byose, agahita akubwira ngo ntacyo umaze. Niho hantu rero abagabo baduteshereza agaciro, akabona ko n'akazi wiriwemo nta mumaro gafite. Sibyo? Icyo kintu rero ndabizi neza mu bagore kirimo cyane. Ikindi umugabo yarambwiye ati rwose ati abagore baradusuzugura ati biki n'ibiki, ariko ikintu nabwira wenda nk'abadamu, mujye mugira rimwe ukarabe, wisige, uke, ugende ujye nkara ku Giporoso aho abagore beza bajya bazamukira. Sibyo? Cyangwa kwa Rubangura. Ureba abagore beza bafite amasura meza, bagenda neza, bambaye neza, urumva? Hanyuma muri abo bagore uzahava umenya agaciro k'umugabo ufite uwo ari we, kuko muri abo bagore harimo abakeneye umugabo wawe. Wa wundi wirirwa ubwira ngo urimbwa ntushoboye, amafaranga usiga ntacyo amaze. Abo muri abo bagore uzabona batambuka bose, harimo ukeneye uwo mugabo wawe wirirwa usuzugura. Ubwo rero urumva yuko abagore, umugore akora iki? Ace bugufi akore? Ntabwo ari bose navuga ngo bose wenda niko bameze. Harimo n'abagabo babi pe, harimo n'abagore babi. Iyo umuntu avuze buri wese akuramo ijambo rye. Nabivuze buri wese ajya akuramo ijambo rye, uwumva atari rye arijugunye hasi, nyiraryo aritoragure. Ntabwo aba ari bose, harimo abagabo babi, harimo abagore babi. Uretse gatoya, umunsi ko umugore asuzugura umugabo bireze, usanga ingo nyinshi cyane. Mbere ngo zasenyukaga n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango wenda nzavuga, mbere ingo zasenyuka kubera abagabo bishyize hejuru, ariko uyu munsi ngo ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera abagore ngo bishyira hejuru noneho mu rugo. Ariko burya iyo bigenzuye neza ntabwo baba bishyize hejuru. Ikibazo gihari gikomeye kandi abantu batajya bakorera ubushakashatsi ngo barebe, buriya ntabwo itegeko rishobora kuza ngo ritegeke umugabo ngo hahira urugo. Niyo bari bikora, afite uburyo bwose bushoboka bwo kuba yahima umugore. Sibyo? Afite uburyo bwose bushoboka bwo kuba yakwicisha rubozo wa muntu n'ubundi babyaranye. Ni ukuvuga ngo abagore barakora, barakangutse, bazi gukora, ariko iyo agiye gukora ntabwo umugabo yongera guhaha. Noneho nawe wareba waba wishoboye ukavuga utako se ubundi aho kugira ngo njye mbane n'umugabo udahaha byose ari njye ubikora, uyu mugabo wamureka. Ntabwo abagabo bahaha, icyo kintu ni serious kandi nukurikira hari cyane. Nese bakora iki? Bakora iki? Bajya kuyatanga ahandi, nyine ikintu cyakunaniye. Ariko kuki ujye kuyatanga ahandi? Nuko nawe hari icyo yabuze mu rugo. Nk'igiki? Wava mu rugo rwa nta kintu wabuzemo se? Ariko se biniki? Birashoboka ko wabuze keya z'urugo. Birashoboka ko wabonye iyo suku idahari. Birashoboka ko bya byishimo ugomba gukora mu rugo ntabyo uri kubona, ugahita ujya kubishaka ahandi. Imiryango irafunguye. Reka nkubwire Gera, ntabwo wowe ntukumve yuko abagabo bagenda bose baba bafite ibintu babuze mu rugo. Nakubwiye ngo abagabo baremanywe irari, abagore nabo baremanwa guhabwa. Urumva gukundwa n'umugabo kandi agahabwa. Niba urugo rwanyu rukennye, sibyo? Niba uzi ko urugo rwawe rukennye, ba hafi y'umugore atazahabwa n'undi mugabo amafaranga. Kandi niba uzi ko urugo rwawe rukize, wa mugore we ba hafi y'umugabo wawe atayajyana ahandi. Ako kantu nese kuki mumeze gutya? Kuki tumeze gutya? Twaremewe guhabwa, namwe mwaremewe kugira irari. Niba ntacyo ufite, niba uzi ko urugo rwawe rukennye, ba hafi y'umugore wawe amafaranga atayahabwa n'undi mugabo. Niba uzi ko urugo rwawe rukize, wa mugore we
ba hafi y'umugabo wawe amafaranga atajyanwa n'abandi bagore. Reka ngaruke kuri ka kantu rero wavuze. Uravuze ngo abagabo bose ni indaya, wanabisobanuye, si ngombwa kubisubiramo. Ubwo urumva n'abagore bose atari indaya? Ninde wabafashe? Twabivuze ko ari indaya cyangwa twavuze ko iki kandi gera wese gatoya umenye ko ndi umugore ntabwo ngomba kuvuga ibintu byose ngo mbikubite hasi. None hako no kwikunda, ariko uko no kwikunda kuki ushaka kuvuga ngo abagabo bose ni indaya? Kuki wumva ko abagore bose batenda niba baritaye kwakira buri mugabo wese mu gihe uwe adashoboye? None reka nkwibariza akabazo. Iriya modoka ukandagira ijambo ryaje hasi ugashyiramo vitesse ugakandagira umuriro ugahaguruka nta vitesse nta lisansi ifite, bishatse kuvuga yuko ni modoka nta kintu na kimwe hano kuri iyi si kitari ikiguzi. N'ibyatsi bimera ko byabonye imvura. Mukazajye mwiyoberanya. Amafaranga niyo ajya mbere umugore yaremewe guhabwa. Niba umukunzi uri umugabo muhe. Ako natwe twaremewe guhabwa. Mwamuhabwa iki? Urukundo uduhekeye. Hanyuma iyo urubuze mu rugo hita ugenda. None se reka nkubaze ikibazo. Abagabo defo mufite rero namwe ni mwebwe njeho, sibyo? Ntabwo niba umugore wawe defo y'abagabo iyo agiye gusambana, hari abajya gusambana, hari n'abajya gukora ubwo buraya nyine akaromoka akagenda agiye bikamubuzana za nshingano zo kureba ibyo mu rugo. Ariko hari abagabo bazi ubwenge, azi gusambana agasambana n'uri inyuma y'igitanda cy'iwe umugore araho, ariko umugore akazapfa abimenye. Kuki niba iryo rari urifite, kuki udashobora kurikora ariko mu nshingano zawe ufite muri urwo rugo zikaguma ari izo ngizo? Ntabwo bishoboka. Ntabwo ubasha gukontorora ubwonko bwawe, ntubasha gukontorora kwikontorora ku buryo urugo rwawe ruguma ari urugo. Ibyo ari byo bikorwa n'abagore. Umugore ni wo nguguhisha ubusambaye ukazapfa utabimenye. Ubwo rero nibwo bwenge. Koko none ariko ngewe ariko ndakwiyamye ndi kuvugira, urumva ndi kuvugira kuri wa wundi byananiye. Niba uri umugabo ukaba undaye, ni gute ujya gusambana ukagera ubwo ubwonko bwawe n'umutima wawe byose bigenda ukibagirwa inshingano z'urugo rwawe bwite? Ese nta kuntu wabikora ariko ugakomeza kubaha umugore? Nta kuntu wabikora ariko ntunye umugore ku mutwe ngo wumve yuko ugomba kumwereka ibyo ukora? Niba rero ntaba uwo mugore abashije kujya gusambana, sibyo? Ariko akagerageza buryo cyubaha umugore we kandi n'inshingano z'urugo akazikora, uwo nawe ni umunyabwenge, kuko nabo hari abasambana bakaromoka burundu. Ako tujye twishyira mu mwanya w'abantu. Abagore mujye mwishyira no mu mwanya w'abagabo. Ugize gutya hari ibyo ugomba kubona mu rugo rwawe nk'umugabo ngo urangije ntubibonye, hari aho wabikura handi. Ni gute ushobora kwigabanyamo ibice? Bavuze ngo wa mugore ugiye kumuha keya, ntazi guhuye kumuha amafaranga, nta guha ibyo ukeneye, uramubwira inshuro 1000 wenda. Abenshi niko bazanga batubwira. Ubwo ngubwo uricamo ibice bingahe? Niba ugiye hari ugasanga hari urundi rugo rwiza rwakubakira, umutima wawe ukumva uranezerewe, wabivamo se? Ariko nanjye ngiye kukubaza, nanjye nakubajije ijambo ntiwarinsubiza. Nakubwiye ngo iriya modoka yitwara nta lisansi ifite. Nanjye nakubajije ngo sibyo, umugabo azaba ataguhahiye, buretse umugabo azaba ataguhahiye, sibyo? Umugabo azaba atamenya agaciro kawe nk'umugore, sibyo? Ako nawe ntabwo wamenye agaciro kanjye nk'umugabo. Ariko se ubu urashaka ko umugore azajya yirirwa dandaje aho ngaho ukarongora nta kintu wamuhaye? Ariko z'ubwo reka nkwibariza ikibazo. Ikintu cya mbere kibaho cyubahwa kuri iyi si ni umuhinzi, sibyo? Umuhinzi, kuko ari we utabonye ibiryo ibyo ushaka byose ntabwo byakorwa, utabonye ibyo urya. Bihuze n'ibyo turimo. Nkabihuza. None se niba uri umugabo tukaba utazi guhahira urugo rwawe ukumva yuko ariko bite byawe? Niba ndi umugabo se none ntiwaguza umuriro, buretse ntiwaguza umuriro, utashye ubaze impamvu ikizima kiri mu nzu bataguza umuriro, ese wayasize? Utashye urya ibishyimbo witotomba, wasizayo inyama? Erega reka nkubwire, nta kintu kibaho kuri iyi si kitari ikiguzi. Na nyoko wakubyaye iyo ugiye ukabyara, ukaza mu rugo mukicarana mwese muri abagore, ahora gucyurira yuko urugo rwakunaniye, bikakunanira ukarusohokamo ukarusigira nyoko, kandi ari iwanyu warahavutse, kandi nyoko ari wo wagasohotse kuko hari iwanyu. Uri kumva neza? Nta kintu. Izo nkundo zanyu reka nkubwire, urukundo ntirujya ku isahani, urumva? Nta nubwo igifu kirusya ngaho. Ibintu byose mwita urukundo, ibintu byose biravomererwa.
nakubwiye ngo n'ibyatsi bidafite imvura ntabwo byamera. Urumva neza? Ntabwo bishoboka, ntibibaho. Ariko Jenny rero ahantu turaza kwemeranya, Abakene barwana buri munsi utumva. abakene se bo ntibarwana? Bararwana. Kurwana bararwana, ariko ubwo nyine baba bapfa umurengwe. Abakire bo bapfa umurengwe, ariko abakene bo bapfa ubukene. Ko kujya ku bakene abakene. Ariko ahanga uri ku ruhande rukocane rw'abagore gusa. Kumva ko ugomba kujya ku bagore gusa. Ahanga turi mu kiganiro Jenny, jya ku mpande zose. Ibaze ari nkawe wishyire mu mwanya w'umugabo, sibyo? Watanze rasiyo, watanze buri kimwe cyose kugira umugore wawe asa neza, ariko ugize gutyo uramubonye agiye mu bandi bagabo. Nabyo bibaho. Kuki cyo wumva cyo atari kibazo? Kuki abo bagore udashaka kubavuga? Oya, abo bagore, buri munsi ukaba wumva ko abagabo ari bo ndaya gusa. Umva, abo bagore rero reka nkubwire ikintu cyabo. Buriya umugabo najya kugutereta akakubwira ngo ngenda gukunda, azaba akukundiye yuko wa mugabo mubana yakuguriye amavuta wabashije kwisiga ugake, kuko usa nabi ntabwo yakubwira ko agukunda. Ariko ibaze nayo icyo kintu. Abo bagore barahari pe, ariko kimwe cya kabiri hari abagore n'ukuri badahahirwa. Yagiye umugabo amuhaye amafaranga 200,000 cyangwa 500, genda ujye gukora, sibyo? Uragiye ugiye gukora, birahombye. Bihombeshejwe n'iki? Bihombeshejwe nuko uri guhahira urugo. Niba umugabo ari umushoferi, arataha akubwira yuko ipine ry'imodoka ryaturitse. Amakosa yose y'abashoferi bose baba mu muhanda, polisi niwe yahanira. Umwaka wa mbere n'uwa kabiri ugakubita mu gihaha muri ya mafaranga. Nta munezero ugomba kubaho ibintu byose. Ariko bagore, niba utabasha gutanga keya zishoboka zose umugabo yaguhaye, yagukoreye icyo ashaka, ntekereza neza ko no ku mugabo nuko. Impande zose zirahari. Hari abagabo barengana, hari n'abagore barengana. Ariko ntekereza neza kimwe cya kabiri cy'abarengana n'abagore. Kuko twebwe abagore turikundereka kandi dukunda n'ingo zacu. Wowe ushaka kundeba ngo nshira isoni, sinshoboka. Nkashira isoni ku bantu bo hanze, ariko iby'iwanjye nkahora nshaka yuko byaba bisa neza, byaba bimeze neza. Dukunda kumva yuko twaratira abagenzi bacu ko urugo rumeze neza. Urumva, niyo umugabo yaba ataguha keya, mwagera mu bantu ukamufata rwose ukamukomeza nyine ukamusomagura kugira ngo abandi babone ko kabisa mubanye neza, turihishira. Ariko defo y'abagabo ntabwo bo bashoboye kwihishira. Ni ukuvuga ngo abagabo uko Imana yabaremye ntabwo bashobora gufata ibintu bitanu icyarimwe ngo babifatire icyarimwe, kandi byose bize kugenda mu murongo muzima. Niyo mpamvu rero uzasanga umugore ajya mu busambanyi akabiguhisha, yagera mu rugo akaguha keya, mwagera mu bana akaguha keya, akagaragara nk'umuntu udasanzwe. Urumva rero ko atari sawa. Mu gihe umugabo niba agiye mu busambanyi ajyamo pe, uhita ubimenya. Kubera iki? Twe turi abana beza. Mu gihe abagore ntabwo muri abana beza, ahubwo ntabwo muzi gufata ibintu byinshi ngo mubishyire kuri bo. Usumva atari mwebwe babi. Twebwe rero reka nkubwire nyine Imana yaturemye neza. Kuba nabasha gufata ibintu byanjye byose nkabishyira ku murongo, nkamenya ko bigomba kugenda mu murongo, nkamenya ko umugabo atari bumboneho ikizingana kimwe. Nkawe uramutse usimvuze ko byakubaho. Oya byanamba, none se ngende kuvuga abagore nikuyemo. Uramutse ukinyuma umugabo wawe, wagenda ukamuhisha, ugakora bishoka byose ukamuha keya. None naba ndi kubimubwira se, nabimubwira. Nta nubwo umutima wakurya. Undire iki? Kimbwire. Undire iki? Wagenda ukamuha keya zose zishoboka ntaki. Rega n'Imana nayo yabikoze ibizi, none se hari inkovizaho. Ngo nasambanye. Naho Imana nayo yabikoze ibizi, ariko muri mu biki? Dawidi ntiyasambanye kandi ari umukozi w'Imana. Jya witonda mu bintu by'ingo. Ibintu by'ingo ni birebire cyane. Impande zombi zifite amafuti, zifite amakosa. Jenny, wakoze cyane ko natwe mu kiganiro kugisoza byatunaniye. Gusa reka dusoreze ahangaha. Twishimiye kongera kuvuga kuri message. Ndabizi ko ari benshi cyane byanze bikunze bakuyemo ikintu kinini cyane. Ariko uruhande rw'abagabo hari icyo dukuyemo, ariko uruhande rw'abagore hari kinini cyane nabo bakuyemo. Jennifer, turi kumwe rero. Imana iguhe umugisha. Namwe bahe umugisha.